kuganira ku bintu kuri pouvoir enye zigenga ubuzima bw'umuntu. Pouvoir tuzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, quatre pouvoir. Pouvoir tuzi ukuntu navuga pouvoir icyo ari cyo, ni ukuvuga ngo ububasha bugenga umuntu anyuramo ikintu kigufi. Pouvoir ahantu hane hagufitemo ububasha uri cyane kuri iyi si. Ni cyambere tuvuga pouvoir de l'État. Leta urimo ugufiteho ububasha ukiri hano kuri iyi si. Cya kabiri hano hagufiteho ububasha tukavuga pouvoir financier. Pouvoir financier nuko ibintu byitwa ubushobozi, amafaranga agufiteho ububasha uri hano kuri iyi si. Ikindi tuvuga pouvoir ecclésiastique. Pouvoir ecclésiastique twavuga ko ahantu usengera agufiteho ukwemera kwawe, agufiteho ububasha ukiri hano kuri iyi si, ushobora kwemera ukwemera kwawe ukazagoresha ubugingo buhoraho cyangwa ukazagoresha kurimbuka. Aho ni pouvoir ecclésiastique. Pouvoir yindi ngiye gusozerezaho navuga ko ari pouvoir, twari tuvuze ecclésiastique, tuvuga étatique, noneho tugiye kuvuga pouvoir familial. Ni ukuvuga ngo umuryango uturukamo ugufiteho ububasha ukiri kuri iyi si. Nifurije kugira ngo dusubiremo neza ubwo bushobozi bune. Hariho pouvoir étatique, pouvoir igihugu urimo kigufiteho ububasha ukiri hano kuri iyi si, kuko niyo mpamvu icyangombwa cyose bavuga ngo uturuka mu kihe gihugu. Ikindi tuvuga pouvoir financier. Pouvoir financier bavuga ko ari ubushobozi bw'amafaranga. Ikintu cyose kuri iyi si ukeneye amafaranga, bigusaba amafaranga, bigusaba ugakorera impiya, ariko izo mpiya ukazesha n'Imana ikibaye ndetse ukazikoresha neza, kuko tubona ko abakunzi b'amafaranga cyane benshi bibajyana mu rupfu, ariko iyo yakoreshejemo neza aguhereza kubona ubugingo buhoraho ndetse n'ubuzima buzima no kubana n'abandi neza. Pouvoir ya gatatu tugiye gusubiramo ni pouvoir ya familial. Pouvoir familial ni ukuvuga ko umuryango ukomokamo ugufiteho ububasha bukomeye, ugufiteho ububasha nk'umuryango wawe. Niyo mpamvu iyo ukora ikintu bakubwira uzana attestation de celibat, zana niba ufite ababyeyi shyiraho izina ry'umubyeyi, shyiraho izina ry'umubyeyi ufite, shyiraho aho ukomoka. Ni ukuvuga ngo aho umuryango wawe ni uwuhe. Ni ukuvuga ngo iyo ni pouvoir familial. Pouvoir tugiye kuvuga yindi ni pouvoir ecclésiastique. Pouvoir ecclésiastique ni aho usengera ukwemera kwawe. Ushobora kuba aho usengera hariho hose. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye atabarutse avuye mu mubiri, agira itorero rimuherekeza aho asengera hose, idini asengeramo. Ndetse none uko kwemera kwawe iyo wahisemo neza uguhereza ubugingo buhoraho, iyo utahisemo neza bikuhereza kurimbuka. Wifurije kugira ngo izo pouvoir karenye uzibazeho umutima wawe, nurangiza urebe ukuntu wazigendanamo neza mu buzima turimo, kugira ngo ubigendemo nk'uko Imana ibishaka. Kuko Imana yemere iyo pouvoir de l'État, ubuyobozi, pouvoir de financier, gukoresha amafaranga neza ndetse no kuyashaka mu buryo buzima busobanutse, ndetse Imana ikanayatanga ndetse ikayatangira igihe ishakiye. Tubonye ko no pouvoir de financier familiale ko mu umuryango ufiteho ububasha bunini. Noneho tubona ko pouvoir ecclésiastique ariho aho usengera, aho ukomoka, agufiteho ububasha ndetse hagufiteho ingaruka nziza bitewe n'uko wahisemo. Wifurije kugira ngo wakire Yesu umwami n'umukiza wawe, kugira ngo akuyoboye, kuko niwe rumuri rumurikira amahanga yose, kandi niwe ukumurikira muri ubu buzima turimo, kuko niwe rumuri rw'isi, ndetse binyuze mu ijambo ry'Imana tubifashijwemo n'Umwuka Wera. Kuko Umwuka Wera yagufasha kubana neza nawe mu gihugu cyawe, yagufasha kubana neza ufite amafaranga, yagufasha kubana neza mu muryango wawe, yagufasha kubana neza, kubaho neza mu itorero, kuko itorero tuvuga ko ari abahamagawe. Ni ukuvuga ngo abahamagawe, uko wahamagawe kose Yesu Kristo abana nawe kandi akabana nawe bitewe n'umwanzuro wafashe. Ariko menya ko mbere ya byose Kristo agufite ububasha bunini, umwizere kugira ngo witwe umwana w'Imana. Nifurije amahoro ya Kristo. Shalom.